Hello bakunzi bawe n'Entertainer Show twongeye kubifuriza igitondo cyiza nanone tiza sinema nyarwanda rero mwicika intege de murabona ko filime iri kugenda igera ku murongo neza igeraho bisobanutse aka kanya rero twagarutse muri ya filime nziza sinema nyarwanda ariyo bita Intimba ya Love. Bakunzi b'Intimba ya Love rero uyu munsi ni igice cy'ijana na kangahe ababyibuka munyandikire muri comment. Ni igice kizanye impinduka mu rugo kwa Mama Lavi, ni igice kizanye impinduka mu buzima bwa Shema, ni igice kizanye impinduka mu buzima bwa Manzi, ni igice kizanye impinduka mu myanzuro kwa Minisitiri bakunzi bawe nimucikwe. Banza ukore kuri subscribe, ukande like, utere comment, ubundi nkwibutse neza ko hano kuri Entertainer tubanza tukavuga ku makuru y'ibyatambutse ejo tugasoreza ku bitambuka uyu munsi. Niyo mpamvu rero tubaha iminota mikeya kugira ngo mubashe kumva neza ikiganiro cyose utagiciyemo kabiri. Wowe ntucikwe, tera agatebe twanzike. Ubwo ku munsi w'ejo bwari rwahanye inkoyo kwa Minisitiri, umwe atitaha umugore wa Minisitiri wa kabiri, ubwo rega tumwita wa kabiri kuko nta mwana hafite nta n'isezerano, yaje nyuma ya Mama Shema. Yanze kuvugisha Minisitiri ati ngo terure se ku mugore bana we cyo kora nk'umugabo aba ari umugabo mu rugo ku kazi akaba umuyobozi. Abaye akoresha icyubahiro cye nk'izina rye yitwa Minisitiri no mu rugo akagakora umuminisitiri abagore yabica. Ariko mu by'ukuri urukundo ngo ruraganza nawe ubwo yabuze amahitamo mumaze kubibona. Mu rugo kwa Mama Lavi umunezero ni mwinshi kuri Mimi na mama we, ariko akantu ko gutera inda Mimi kari kamukozeho. Ati njyewe Mimi ntwarinda niba ari mu rukundo rwo kuzakoresha iki, uko bisa kose ko ukunda bikarangira utwise ukabyara, ngo ntiyatwara inda arangira abanga ashaka umubyeyi mwiza ngo utwana twe tukajya tumwigiraho tumusaba ikintu akakiduha nta mushiha. Ibaza none se azatudawunirodinga. Mimi igabanya ubwana wige gukunda, wige n'icyo urukundo ruvuze. Amakuru ashyushye ubwo Manzi yarahamagawe na Shema di mwumvisha ubundi kari akantu cyangwa ntabwo mwakumvisha. Abatakumvisha reka nkabibwirira hano kuri Entertainer, ubundi tuze guhura saa 4 cyangwa se usubire mu biganiro byatambutseho wumva amagambo meza Shema yavuze ejo abwira Manzi ati nshaka kujya mu mujyi kugura imyenda yanjye n'iya Lavi. Ako kantu murakumva ni ishema rya Lavi koko. Aracyatekereza Lavi ku buryo buhagije, ku buryo afite irungu cyangwa atarifite abatekereza Lavi. Ikirori cyashyushye, ikirori tumaze iminsi dutegereje cyaje. Bakunzi bawe nimucikwe, umva ndaje mbazaniye umwoto. Uyu munsi ni mwoto kwa mwoto. Nta mpamvu yo kudohoka, nta mpamvu yo gucika intege ngo wumve ikiganiro migice. Kora subscribe ubundi noneho nze twanzike ku makuru uyu munsi kuko uyu munsi ho birashyushye. Kabaye bano magizi Lady D mwibuke ko turi hano natwe muduheho mudukandira kuri subscribe D. Mu gihe rero ibyo byose byarangiye Manzi na Lavi na Mimi na Shema irayidi yabo nabo bayigezeho de barasohotse mbega umunsi usa neza, mbega couple iryoshye. Noneho barasa neza kurenza kuri cya gihe cya anniversaire. Ibaze noneho Lavi we n'amazi ukuntu batandukanye, ariko kuri uyu munsi urukundo rwatumye ajya mu mazi. Ntimucikanwe no kumva impamvu Lavi yafashe umwanya wo kujya mu mazi. Mimi bakimubwira ko Manzi yabonye konji bagiye no gusohoka, Mimi yabyakiriye vuba yihuse ati nzambara iki. Aba yikojeje mu gikari ajya kubwira Neira ko bagiye kumusohokana, kandi Neira ari kuri diro na mama wa Lavi yuko agomba kuba akazahabu. Akaba zahabu ya Mama Lavi, akazaba umukobwa w'intangarugero ku buryo Mama Lavi ari uzashyingira Neira kandi agamushyingira mwishimiye, apana kumushyingira amwikuraho. Ibyo byose murabyibuka. Mado we yakomeje gushyuha di, Mado yashyushye ngakeneye gukora akabari. Ese mwebwe mwibura muzi imihanda ko nshobora kuba ntazi bya Mitiyu bashoresha ngahe? Nshuti zawe nimumbwire muri comment Mitiyu ubundi amafaranga make ya nyuma abanza umuntu yashoresha nangahe? Umuntu aba umwagenti tumve ko nibura yavamo akabari. Mado yakwijana hose akabari ntaramenya niba na Mitiyu bazayimuha. Reka twikomereze mu rugo rwacu twishimiye twese. Umunsi w'ejo mwabonye afande, nari ngiye ntavuze afande.
Fande Claudine oya nako kora kuri subscribe ukanda like umbwira ukuntu wabonye Claudine muri uniforme jodi ejo wamubonye tambuka yihisha Safandi utifitiye icyizere ngo thanks God ngo igisigaye next plan mwuka byaramwe plan ya kabiri mwabonye yabaye uyu munsi ntucikanwe rero ukuntu Claudine afatwa neza ese muratekereza ubundi umuyobozi warinde yitabye wowe ntucikwe nicyo gihe uyu munsi ngo tumenye umuntu ukoresha Claudine nicyo gihe ngo amabanga ya Claudine ajya hanze n'umukoresha ubundi turebe ese Claudine namenyekana ibi byose akamenyekana ko ari maneko muri uru rugo iki kirori muratekereza kibe kikibaye katwizere ko ikirori cya Ravina Shema nta muntu wagitera inkokora ajya ariko bavuga barankosoye ngo nuko gitambika inkokora niba ari ibyo ubwo namwe muze kunyandikira mumbwire ukuntu baca uwo mugani mu kinyarwanda neza ntarajya kure rero murabizi sinagenda ntababwiye uburyo Mama Ravi nawe yiyemeje guhaguruka muri uru rugo akagira ikintu akora ariko mbere yo gukora akeneye kubanza gusenga ariko amasengesho y'umubyeyi arakora koko ubagiye kubanza gusenyera n'imirimo y'amaboko ye bakunze ibintimba Ravi rero nimucikwe ibibazo byose bica hano kuri Win Entertainment tukabibagereza neza nawe ukeneye inkunga ukeneye gukora nk'ibyo dukora ukaba ukeneye no kuvuga nkatwe ukaba ufite n'inyunganizi ku ntimba ya Ravi ufite uburenganzira bwo kwandika ahangaha wanabishobora ugasigaho na nimero yawe di muri ibyo byose rero uyibuke gukora subscribe tuze guhura nyuma y'aka kanya twamaze gusobanukirwa iby'ikirori twamaze gusobanukirwa amagambo meza twamaze gufata kumenya n'imyanzuro Neyira yaganiriye n'umukunzi kuko murabizi ko bitoroshye Mado yaganiriye Mimi byose n'ukuntu yamubeshye ngo Neyira aratwite Mado aza gusanga nawe yaribeshye muze gukurikirana ukuntu Mado yataye nawe akajya gusaba imbabazi Mado ari kwitwara neza ngo bamushingira akabari nimucikwe rero ko twigire mu kirori Imana ibandindire iride nziza kuri mwebwe muyizihiza namwe tugiye gutangira na weekend nziza